Yes, nongeye kuguha ikaze mu biganiro byacu ndahwema kukugezaho ku munsi nk'uyu nguyu buri wa kabiri. Uyu munsi ni icyumweru cya 248 aho tugiye kurebera hamwe filime ziba zasohotse. So mbere ya byose rero ndashimira abantu bakomeje kubana natwe, ubu tumaze kugira abantu badukurikirana basaga ibihumbi 2. Ariko nyabuna niba ureba ibiganiro byacu ukaba utarakora subscribe, ndakwinginze inkunga yawe irakenewe. Kora subscribe, ikindi mbisabira kuba mwari ikiganiro mukakirangiza, niyo nkunga ya mbere dukeneye. Urebye ikiganiro mukakirangiza ni ukuri ugize neza, inkunga yawe iba ifite umumaro. Hanyuma rero tugiye kuganira kuri filime zasohotse iki cyumweru, ariko mbere ya byose reka tunyure wenda mu makuru asa n'ahari ari hanze ahangaha. Umuntu bita Junior Giti n'umuntu bita Rocky Kimomo bamaze igihe badakora, ariko hari ibintu bahugiyemo, si uko banga gasobanuye, si uko badakunda umwuga wo gusobanura, ariko hari ibintu bari bahugiyemo. Hari ikinyamakuru bita Igihe mu cyumweru cyashize cyari cyatangaje ko uwitwa Junior Giti atagikora filime, yasezeye umwuga wo gasobanuye, ariko ibyo byaje guhinyuzwa, ndetse muri iki cyumweru nibwo yakozemo seri bita Polygamist. Yakoze episode 8, izagira episode 22, iracyakomeje. Hanyuma uwitwa Rocky Kimomo nawe amaze iminsi muri gahunda ze zindi, ntabwo akora gasobanuye gusa no mubwo ngo niko kazagutunga. Amaze iminsi muri gahunda ze mu Bushinwa n'iki, ariko andi makuru mugomba kumenya mu bita Rocky Kimomo yafunguye iduka ricuruza amatelefone Kimo Electronics. Ubwo abantu bagura amatelefone n'ibindi bikoresho bya electronique nk'uko nyine iduka rye ryitwa, ubwo mwagerageza kumwandikira DM cyangwa se mukabariza mu nshuti n'abavandimwe mukamenya aho iduka riherereye. Narababwiye ngo ntago wakora agasobanuye konyine mukazagutunge. Ni nk'uko Junior Giti acuruza amagi, ushaka amagi wamuvugisha, uramutse ushaka. Yafunguye na boulangerie i Nyamata, ni ukuvuga ngo bacuruza ibintu by'imigati. Ubwo nabwo utuye Nyamata cyangwa se unyuze i Nyamata wabaririza boulangerie ya Junior Giti, ibintu bikamera fresh. So rero muri urwo rwego witwa Rocky Kimomo nawe yafunguye shop icuruza amatelefone. Ubwo abantu bashaka amatelefone meza kandi agezweho, ubwo niyo mwamureba, ubwo nkabanda namwamamarisha. Ariko muri rusange nuko gahunda zimeze, si uko banga gasobanuye, ndetse bimwe mu byatumye Junior kira cyumweru afata umwanzuro akanakora kwari kugira ngo anyomoza ayo makuru avuga yuko yasezeye agasobanuye. Hanyuma rero twihuse cyane, katunyaruka turebere hamwe filime zasohotse iki cyumweru. Filime zasohotse iki cyumweru turazihera ku basobanuzi bose bakoze uko ari aba. Ni ukuvuga ngo ubundi muri iki cyumweru hakoze abasobanuzi bakora gigabyte 121. So abasobanuzi bakoreze rero ababashe gukora filime no tujya kugana bakoze utwa Stone, hakora Saga Mwiza, King, Ziratani, Skovu, Yamani, Bida Great, Bingo, Buringanire, Chapa, Gaheza, Junior, Kapo, Akibrest Mani, Mungeri, Nkuba, Perfect, Rocky, Sankara, Inike, Teacher na Yakuza, ndetse basorana filime za Yanga z'ama HD. Hanyuma rero twihuse cyane reka turebe ngo abakoze giga zingana iki. Bakoze gigabyte 120 nk'uko bivuze. Umuntu wa mbere wakoze yitwa Stone, yakoze filime bita Pundari, ayivana ku 9 igeza kuri 16. Nyuma ya Stone undi musobanuzi hakoze uwitwa Saga Mwiza yakoze akora arangiza na 49's Day, yageza finali, ndetse akora na Manate ivana 255 ageza 258. Ubu bamwita Saga Mwiza. Yararangije 49's Day ageza kuri finali episode 60. Ubwo bye 49's Day tukaba turayisoje. Hakora uwo bita King. Uyu King yakoze filime bita China Action, Sass King, The First, Youngest, numva arizo filime yakoze filime ebyiri zirangira, ndetse anakora na seri imwe arayitangira indi ayivana kuri 18 indi igeza kuri 22.
undi wakoze ni uwitwa Ziratani. Uyu Ziratani akora Ajane na Visuda, nizo yabashije gukora. Hanyuma nyuma ya Ziratani umusobanuzi wakoze ni uwitwa Skov. Uyu Skov Entertainment yakoze filime bita Man Section season 2 evana kumwegeza kuri 3, Black Dove na filime isa n'isanzwe yari hari ndakeka, atanga kuva kuri 1 kugera kuri 6 finali, ndetse akorana na seri nshyashya nziza cyane yitwa I Will Find You, akora episode 4. Nyuma ya Skov undi muntu wakoze ni uwitwa Yaman. Uno Yaman yakoze filime yitwa Chain Express, Graceful Real na Kuruthi Atom, nizo filime yatanze. Hakoze undi bita Be The Great. Be The Great yakoze episode 2 twa Till the End of the Moon 3 4. Hanyuma Bingo Entertainment batanga Mehek ndetse na filime irangira bita Mukristo. Nyuma ya Mehek, ya Bingo na Mukristo, undi musobanuzi wakoze ni uwitwa yitwa Uringanire Unique. Uringanire Unique yakoze ya seri yitwa Polygamist, ayihuriraho na Junior Giti. Uringanire Unique yagejeje kuri finali 22. Hanyuma nyuma ya Uringanire watanze Polygamist finali, undi muntu wakoze ni uwitwa Chapa Rwabugiri yakoze Behavior, ayivana kuri 68 ageza kuri 85. Nyuma ya Chapa undi muntu wakoze ni uwitwa undi muntu wakoze ni Gaheza yakoze ya filime isanzwe akora yitwa With the Heart, ayivana kuri 73 ageza kuri 77, atanga na filime bita Kingsman. Nyuma ya Gaheza undi wakoze ni Junior Giti nyine we ya filime yakoze buri iki cyumweru yitwa Polygamist, ayivana kuri 1 ageza kuri episode ya 8. Iyi filime yahuriyeho na Unique Buringanire. Naho Kapo Kirimbuzi akora filime imwe irangira bita Karpu. Nyuma ya Kapo Kirimbuzi undi musobanuzi wakoze ni uwitwa Lucky Blessed Man nawe yakoze Golden Scenery of Tomorrow, ayivana kuri 12 ageza kuri 15. Krishna Muhani 73 ayigeza kuri 80. Nyuma ya Lucky Blessed Man hakoze uwitwa Mungeri yakoze Hanet Not Tale to Tell, ayivana episode 2 na Hanet akora filime ariyo filime imwe irangira. Nkuba Pota yagize gutya akora filime bita Amaso, banayitanga ikombatinze ari avi, ayivana kuri 36 bayigeza kuri 52. Twihuse cyane undi musobanuzi wakoze nyuma ya Nkuba ni uwitwa Perfect Nyiribisiga yagize gutya yagize gutya akora ino filime bita Nameless Believers Hills Thieves, na filime ndabona wagira ngo yarayitanze. Akora n'ino filime bita Officer Romance, ni filime irangira, ndetse na Bof Bangara ni filime irangira. Ndabona ariko bafite ingeso yo gutanga filime za Perfect inshuro ebyiri, imwe iri mu nyuguti ntoya indi ikaba iri mu nyuguti nkuru. So iyi Officer Romance bibaye ngombwa ko nyisiba isigaremo ari imwe, bivuze ko gigabyte ziri kugabanyuka. Hanyuma bageze kwa Rocky batanga filime ze za kera, bakora ino bita Master Sun, bakora niyitwa batanga nitwa Salemu ya kera cyane yahereyeho asobanura, niyo batanga HD. Nyuma ya Rocky hakora uwitwa Sankara akora filime ebyiri zirangira, Alice in Wonderland na Cinderella, barazitanga izi filime nazo ndakeka zisanzwe ziri hanze. Nyuma ya Sankara akora Unique Buringanire bamutanze kabiri, batanga First Man na ya Bunch. Ibyo byatumye mfata ino ya Bunch na First Man ndazikatinga, n'ubundi ndishyira kwa Unique Buringanire wese hamwe. Ubwo bivuze ngo Unique Buringanire akoze filime nyinshi cyane. So rero kuko Unique Buringanire bamutanze kabiri, byabaye ngombwa ko filime ze tuzizimura, turazijyana tuzisubiza muri Unique Buringanire.
hanyuma noneho turaziteranya kugira ngo tubone filime zose hamwe Unique Buringanire yakoze. So rero kuko Unique Buringanire bamutanze kabiri, byabaye ngombwa ko filime ze tuzizimura, turazijyana tuzisubiza muri Unique Buringanire, hanyuma noneho turaziteranya kugira ngo tubone filime zose hamwe Unique Buringanire yakoze. Polygamist akora ya Banshee ndetse akora na First Man episode ebyiri. So nyuma rero ya Unique Buringanire n'umusobanuzi wakoze n'undi bita The Teacher. The Teacher yakoze Flash Away, akora Heaven Idol, The Forbidden Kingdom ndetse na Wehrman. Nizo uwo musobanuzi nawe yabashije gukora bita The Teacher. Hanyuma uwitwa Yakuza akora The Eagle, akora na filime irangira. Eagle ivana kuri 25 igeza kuri 30 na filime irangira bita Jet. Nyuma ya Yakuza barangije batanga filime z'umuntu bita Yanga The Mask. Ni filime ya Yanga batanze, bayitanze iri HD. So rero muri rusange filime zasohotse ni izo ngizo. Hasohotse ubwo gigabyte 119. So rero ndabashimira by'umwihariko niba ugejeje kano kanya kiri gukora ikiganiro cyacu, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu wa danje, Imana ijye iguha umugisha. So ngende bakunda cyane birenze ibyo Uwiteka duhana umugisha. Ibintu byacu nakagaruka, mukomeze muri ibiganiro byacu mubisubiramo kenshi, uko mubireba mubisubiramo niko natwe bidutera imbaraga cyangwa bidutera umuhate wo gukomeza kubaha ibibakwiye. So rero ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, hasta la vista.